Nibyo reka mbasuze bahe ikaze mbifurize kugubwa neza muri aya masaha. Turi mu masaha rero navuga ko ari amasaha ya mu gitondo, ariko kuri iyi nshuro nkaba mbazaniye amakuru akomeye cyane, cyangwa se amakuru mu by'ukuri nza kwita ko akomeye, ariko nanone ni ibintu biteye ubwoba cyangwa se ni ibintu bidasanzwe. Kuri iyi nshuro munyemerere tugendane neza, cyangwa se tugendane gake gake, kuko ibyo mbonye ntago mu by'ukuri ari ibintu byo kuba wahubukiramo, cyangwa se ari ibintu byo kuba wakwinjiramo gutyo wihuta cyane, kubera ko ntago ari ibintu byo kwishimira habe na gatoya, cyangwa se ntabwo ari ibintu byo kunezerwa habe na gatoya, kubera ko buriya mu by'ukuri akenshi nubwo usanga ibibazo ku kiremwa muntu mu by'ukuri biri kuri mugenzi wawe ushaka kwishima, ariko iyo bijemo urupfu niba ari umwanzi wawe, mu by'ukuri buriya hari ikintu gishobora guhinduka ku buzima bwawe mu gihe ubashije kuba wabibona, cyangwa se mu gihe ubibonye. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane amaze kuba yajya ahagaragara, cyangwa se amaze kuba yamenyekana. By the way, turi mu gitondo cya tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026, nibwo ngiye kubagezaho aya makuru. Rero nanjye naje kubona mu masaha y'ijoro rishyira kuri wa 16 uko bimeze rero, cyangwa se uko byifashe. Ni muri Kivu y'Amajyepfo, niho tugiye kwerekeza mikoro zacu ndetse n'amatwi yacu, twumve mu by'ukuri ibyo amaso yacu atigeze abonaho na mbere, cyangwa se atari yarigeze abona. Kuri benshi rwose mudukurikiranye, cyangwa se muri kubana natwe muri iki gitondo, nabizi yuko mu by'ukuri nibwo bwa mbere mu by'ukuri inkuru nk'iyi ngiyi, nkeka ko mu by'ukuri ni inkuru noneho zari zaragezeho, ariko akenshi ugasanga nta gihamya cyangwa se na proof zifatika zibayeho. Ariko kuri ubu ngubu menya ko hari proof zikomeye cyane zakomeje kujya ahagaragara, zikomoza ku byo tugiye kuvuga. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki, cyangwa se ngiye kugaruka kuki? Ngiye kugaruka ku nkuru y'agahinda, cyangwa se ku nkuru y'akaburo gakomeye cyane yongeye kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu bagera muri 50 basanzwe mu musarane, cyangwa se mu cyobo, ariko cyifashishwaga nk'ubwiherero, cyari kiri muri base. Iyo tuvuze base akenshi twumva ibirindiro, cyari kiri muri camp, cyangwa se hari ibirindiro. Bivugwa ko ngo ahangaha havuye inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ahasanzwe rero iki cyobo kirimo abantu bagera kuri 50. Ndajya muri details nkubwira akantu kandi kuri aya makuru, cyangwa se ko byifashe, ariko kubashaka kuza gukurikirana ifoto yabashije kujya ahagaragara, cyangwa se mu by'ukuri ishusho y'ibyabaye ya nyayo, urumva ntabwo dushobora kuba twayishyira hano kuri urubuga rwacu rwa Region Info, kubera ko ntabwo dushobora kuyishyira mu nkuru imbere, cyangwa se mu nkuru inyuma, kuko ni mu by'ukuri ni amarorerwa, cyangwa se ni amahano akomeye cyane. Ahubwo ku bashaka kuza kubona iyo foto y'umwimerere, ndashyiraho link hano muri comment, cyangwa se hatangirwa ibitekerezo, ndaza kuyipiningaho. hanyuma nimara gushyiramo iyo link, mu by'ukuri ubwo iyo link irareba umuntu utarajya muri groupe yacu yitwa Songa Mbere, ariko umuntu wamaze kujya muri groupe yacu yitwa Songa Mbere ntabwo imureba, kuko we araza kujya muri groupe nk'ibisanzwe abashe kubona iyo foto. Hanyuma ikindi ugomba kuba wamenya, cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa ku muntu ushaka kureba iyo foto ariko akaba atazizwa muri groupe yacu ya WhatsApp, araza kuba mu by'ukuri byamusaba ko ajya muri comment, hanyuma akareba iyo link nashyizemo. Iyo link rero ni link kugeza muri groupe yacu ya WhatsApp, aho mu by'ukuri usanga tunyuzaho amwe makuru agiye atandukanye, nk'amavideo cyangwa se amafoto biba biri kutugeraho, biba bikomeje kugenda biba, cyangwa se bijya ahagaragara. Ni nako bimeze rero kuri inshuro. N'iyo foto mu by'ukuri niho naje kuba nayishyira, ariko ntabwo bibuza ko umuntu utabasha kunyarukirayo, mu by'ukuri ndaza kumubwira amakuru yose uko ameze, cyangwa se n'uwageze ndaza kumubwira amakuru yose uko ameze, uko nayakiriye, nta kintu na kimwe nkuyemo, cyangwa se n'ikintu na kimwe nongereyemo. Ifoto ubwayo ukikubita amaso, mu by'ukuri ku bantu babashije kuyibona barabizi, cyangwa se bari bubashe kuyibona baraza kubyibonera, ariko ni ifoto ubwayo ukikubita amaso urahita wumirwa. Abenshi mu by'ukuri abatizeye imitima yabo, cyangwa se abatizeye gukomera k'umutima, mu mbabarira, mu by'ukuri ifoto nimuze kureba mwiyumvira iby'aya makuru, kuko ni ifoto ikomeye cyane. Hanyuma rero ni ifoto yagaragaye ku rukuta rwa X. Iyo mvuze urukuta rwa X, cyane cyane nyine niho iyi foto yakomeje kugenda igaragara. Ni Twitter kugeza mu minsi ishize yitwaga Twitter, hanyuma iza guhinduka X.
iyi foto rero niho yaje kugaragara, ni ifoto igaragaza mu by'ukuri icyobo, navuga ko ari icyobo kitari na kigufiya rwose ariko gikoze mu buryo mu by'ukuri bukomeye, kubera ko ni icyobo kinasimase cyangwa se urabona ko ni ikintu gisimasi cyangwa se kiriho sima, ubona ko gisanzwe nyine hari byateguwe ko kigomba gukoreshwa. Ntabwo nzi niba ari ibingibi turimo turavuga ngaha by'agahinda gakomeye cyane byateguwe kugira ngo icyobo kijye gikoreshwa, ariko urebye urabona ko kimaze iminsi, bivuze ngo hari iyindi mirimo cyakoreshwaga cyangwa se hari ibindi cyifashishwaga. Ntabwo ari fose, ariko bamwe bavuze bati mu makuru yatanzwe cyangwa se yatangajwe baravuga ko ngo ni toilette cyangwa se ni umusarane cyangwa se ni wese muri rusange, ubwiherero bwifashishwaga rero mu by'ukuri. Hanyuma rero ubwiherero kuko bwifashishwaga n'abasirikare cyangwa se bwari hafi y'ahari ikigo cya gisirikare, ndetse nyine bikavuga ko ari impamvu bwari bukoze muri ubwo buryo, bivuze ngo hari byari bitwikiriyeho. Hanyuma rero hakabaho amatiyo ashaka kuba yakwerekezamo imyanda. Ngira ngo murabizi ko akenshi muri iyi minsi niko bisigaye bikorwa, haba mu ngo z'abantu ndetse by'umwihariko no mu bwiherero rusange niko bikunze kugenda bikorwa muri iyi minsi. Nibyo binakwita ko bigezweho. Iyi video rero mu by'ukuri iragaragaramo umugabo, hari ishusho y'umugabo igaragara kurusha mu by'ukuri ikindi icyo ari cyo cyose kigaragaramo. Hanyuma rero uyu musarane ukurikije uko bimeze urebyemo nyine urabona ko hari harimo umwanda, ariko mu by'ukuri wamaze nyine guhinduka icyo nakwita rwose nk'amazi, ariko nyine bisa nabi, uragira ngo murabyumva ko bitoroshye. Hanyuma rero ikintu kiriho hagaragayemo umugabo wagaragaye cyane azirikiye amaboko inyuma, cyangwa se bigaragara ko yashyizwemo azirikiwe amaboko inyuma, nk'uko byagaragaye rero kuri iyi foto. Ntabwo iyi foto y'umuntu urimo hano cyangwa se washyizwemo, ariko ntabwo yaba yarijyanyemo, bigaragara ko yazirikiwe amaboko inyuma mbere y'uko ashyirwamo aho ngaho. Urumva ko bitoroshye, yabanje kubaho kuzirikirwa amaboko inyuma, bivuze ngo hari n'ibindi bikorwa ashobora kuba yarakorewe. Ntabwo bizwi neza niba yarashyizwemo ahangaha akiri muzima, ntabwo bizwi niba yarashyizwemo ahangaha mu by'ukuri atakiri guhumeka, ariko kuba yarashyizwemo ahangaha bwo urabona ko nyine hari ikintu cyabanjije kuba cyabaho, cyangwa se ukurikije uko bimeze hari uburyo yabashije nyine kuba yazirikwa. Uyu nguyu rero ni umwe mu bandi bivugwa ko bajugunywe mu cyobo, ariko ibyo ntabwo biremezwa, ahubwo basanzwe mu cyobo mu by'ukuri cyakoreshwaga nk'ubwiherero muri Kivu y'Amajyepfo. Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, cyangwa se ni ibintu byababaje abantu mu by'ukuri, byateye abantu benshi intimba, byateye abantu benshi kwibaza bavuga bati se ubunyamaswa nk'ubu ngubu buracyabaho? Ibintu nk'ibi ngibi, amarorerwa mw'abantu mwe, ku bantu batari kwibonera iyi foto cyangwa se barabasha kubona iyi foto, ni amarorerwa, ni amahano akomeye cyane, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu ubona nawe ukagira ubwoba ukavuga uti se mu by'ukuri ibi byakozwe n'ikiremwamuntu cyangwa ntabwo ari ikiremwamuntu? Ukavuga uti se ibintu nk'ibi ngibi birashoboka ku kiremwamuntu mugenzi wawe? Ariko ibyo ngibyo nyine ntabwo tuza kubirebaho, ahubwo twebwe turareba ibyamaze kuba already, kubera ko nyine ubwo urumva ibyo ngibyo nta nubwo uyu munsi ntacyo bigifashije, kuko nyine biba byarabaye. Igisigaye ni ukumenya amakuru, ni ukuyanganisha mu by'ukuri abantu, ndetse no gusaba rwose ko bene abagize muri ibi bikorwa habaho rwose ngo bahinduka, kubera ko nkeka ko iki gikorwa umuntu wese waba yaragikoze mu by'ukuri kabisa cyaba ari ikintu cy'amahano akomeye cyane. Amakuru rero yaje akurikirana mu by'ukuri iyi foto, cyangwa se aherekejwe kuri iyi foto, ni amakuru akomeye cyane, kubera ko ni amakuru yavuzwemo umutwe wa 23, umutwe wagiye ushinjwa kenshi gufashwa n'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabone nubwo kugeza uyu munsi nubwo ibyo byagiye bivugwa, ariko nanone u Rwanda rushinjwa kenshi rurabihakana, rukavuga ruti ntabwo ari byo, ntabwo twebwe dukorana na FC23, ati cyakoze dushyigikiye ibikorwa bagenda bakora byo kuharirira uburenganzira bwabo, bavuga ko mu by'ukuri babwamurwa, ariko ntabwo dushyigikira 23 nk'uko bivuga ngo dutangeyo intwaro, dutangeyo ibikoresho bigiye bitandukanye.
ati ntabwo ibyo ngibyo byigeze bibaho. Uwo nguwo ninde? Ni uruhande rw'u Rwanda rwagiye runyomoza amakuru. Ibyo rero ntabwo ari byo tuje kugarukaho kuri iyi nshuro, cyangwa se kuri uyu munsi ntabwo ari byo bintu nje kugaruka cyangwa se nje kuvuga ahangaha, ahubwo ngiye nje kukwibwirira aya makuru y'agahinda gakomeye cyane. Iyi nkuru mu by'ukuri iteye ishavu ridasanzwe. Njya nibaza kenshi, cyangwa se sinjye njyenyine, ariko hari igihe ubona ikintu, ukibaza ukavuga ute se ko bavuga ko hashaka kuba hazaba mu by'ukuri igihe cy'umuzuko, cyangwa se igihe mu by'ukuri cyo kuba buri muntu ashobora kuba mu by'ukuri yajya mu rubanza rwe. Ibi bintu nk'ibi ngibi biba bizaburanwa gute, cyangwa se biba bizavugwa gute? Biba bizavugwa gute ko uba ubona yuko mu by'ukuri abantu bakora ibintu basa nkaho badatekereza ko ejo mu by'ukuri byakongera kugaruka. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bikora nyine, ko bizaba n'ibyo bintu hakomeje kugenda nanababwira nanone. Hanyuma rero aya makuru aravuga yuko ngo ibi ngibi ntabwo byabaye kure cyane, cyangwa se ntabwo byabaye ahandi, ni hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, nk'uko n'ubundi amakuru yacu akunze kugenda agaruka kenshi kuri update hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. N'ibi ngibi ntabwo turi bujye kure, niho byabereye hano hirya rwose. Ubwo ndavuga ko bari mu Rwanda, ni hano hirya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku bari mu Burundi nanone namwe ni hirya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'igituranyi cyanyu. Ubwo abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihugu cyanyu, niho ibi byabereye muri Kivu. Kivu rero ni igice kimaze iminsi cyumvikanamo imirwano. Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye cyane. Ariko iyo mirwano ikagenda igaragaramo kenshi ibikorwa nk'ibi ngibi biba bigize icyo nakwita ko ari iyicarubozo, cyangwa se ihonyorwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu biba birimo kugenda bikorwa. Ibi rero mu by'ukuri byagaragaye muri imwe mu myanya bivugwa ko imaze iminsi ivamo abarwanyi ba FC23, ndetse niho rwose ngo aya mahano cyangwa se aya marorerwa biri kuvuga ko yaba yagaragaye, aho abenshi bavuga bati mu by'ukuri ibintu nk'ibi ngibi ntabwo byagakwiye kuba mu by'ukuri byafatwa mu buryo bungana gutya, cyangwa se byatekerezwaho mu buryo bumeze gutya, kubera ko birenze ukwemera kwa muntu, cyangwa se birenze ibitekerezo bya muntu. Hanyuma uko amakuru avuga rero, nk'uko nari ngiye kubikomozaho, cyangwa se nari nkomeje kugenda mbivuga, amakuru aravuga aturuka muri bice, aravuga yuko ngo nyuma y'uko bigaragaye ko hari abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 bavuye muri imwe mu myanya igiye itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, harimo nka Sange, havuzwe Sange nyuma y'uko inyeshyamba za 23 zishyigikiye ingabo z'u Rwanda nk'uko bivugwa n'uruhande rwa leta y'Kinshasa, zivuye ahitwa Sange ni muri Kivu y'Amajyepfo hafi na Uvira, ngira ngo ni muri kilometero 35 hagati aho ngaho, ntabwo zirenga 30. Niho mu by'ukuri hari hamaze iminsi hagiye humvikana ibitero by'abarwanyi ba FC23, hagiye humvikana kugerageza kwinjira muri Uvira kw'izi nyeshyamba, ndetse no kwifashisha ibi bice nk'uko byavuzwe n'uruhande rwa leta, bavuga bati AFC/M23 iragerageza kwifashisha ibi bice kugira ngo ibashe kuba rwose yahungabanya umutekano muri tuno duce. Ariko ibyo ntabwo byigeze bikora, cyangwa se ntabwo byigeze bituma kugeza kuri ubu ngubu Uvira mu by'ukuri itakiri mu maboko y'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuba Uvira iri mu maboko y'uruhande rwa leta ntabwo biha amahoro abari batuye muri Sange, nk'uko birimo kugenda bigaragara, cyangwa se mu by'ukuri bivugwa hano, nk'uko biri kugenda bivugwa. Sasa rero reka mbabwire uko byifashe, cyangwa se uko bihagaze. Amakuru avuga ko muri Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ngubu hakomeje kugenda havuga inkuru zikomeye cyane, ariko iyi nkuru yo yaje ari inkuru y'incamugongo, cyangwa se ari inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo uyu munsi nshaka ko mu by'ukuri aya makuru tuyavangira, ahubwo ndashaka kuyababwira uko ameze. Hanyuma rero biravuga ko nyuma y'uko izi nyeshyamba za FC23 zivuye Isange, ngo hari abaje kuvumbura rero mu by'ukuri icyo nakwita nk'icyobo gikomeye kirimo ibyo tumaze kuvuga haraguru, amarorerwa akomeye cyane. Iki cyobo rero cyavumbaho bita Kinanira, ikaba itari kure ya Sange, ntabwo iri kure ya Sange, ni hafi rwose na Sange, ni igice gituranye na Sange. Rubango niba bavuze Kinanira ni igice gituranye na Sange, niba bavuze Sange ni igice gituranye na Kinanira. Urumva ko ni ibice byegeranye,
hatarimo intera mu by'ukuri ndende ku buryo ki wavuga ko ari ibice bitegeranye, n'ibice byegeranye rero cyangwa se bihana imbibi. Iyi Sange rero abarwanyi ba F23 bamaze kuyivamo nibwo ngo havumbuwe icyobo gikomeye cyane aho bita Ikinanira. Iki cyobo rero ngo bikaba bivuga ko kiri ahari hari ibirindiro, ndetse ngo iki cyobo kikaba cyakuwemo, ariko iki cyobo cyakomeje kwitwa umusarane cyangwa se toilet cyangwa se ubwiherero, niko cyakomeje kugenda cyitwa. Utaza kumva gutyo ngo wenda ukajyana icyobo cy'amazi cyane iki, ndetse n'amafoto nakomeje kugenda n'ifoto nakomeje kugenda babwira igaragaza mu by'ukuri ibyahabereye nyirizina cyangwa se ko situation yari yifashe. Biragaragara ko mu by'ukuri ari icyobo cyo muri ubwo bwoko bw'ubwiherero. Hanyuma rero ngo abantu 50 nibo ntabwo bakuyemo bakiri bazima, imibiri y'abantu 50 kugeza ubwo aya makuru yashyirwaga hanze cyangwa se yaramaze kuba yashyirwa ku karubanda, niyo yari imaze kuba yakurwa muri uyu musare cyangwa se muri iki cyobo. Yaramaze, ndetse imwe yaragiye yangirika, imwe ngo yari imaze no kwangirika kubera gusa nkaho imaramo iminsi, ndetse urumva nanone ahantu nkangaha hari kuba yakwijirwa n'amabacteria agiye atandukanye. Iminsi mu by'ukuri rero iminsi 50 mwihanganeho gatoya. Imibiri 50 niyo yakuwe muri icyo cyobo ahangaha muri aka gace ka Kinanira, ndetse yose nyine urumva yose yashizemo umwuka, ndetse bivugwa ko mu by'ukuri mu by'ukuri hagikomeje gukorwa ubushakashatsi cyangwa se gukorwa ko hakorwa irindi genzura muri utu duce twa Kinanira, Sange ndetse n'ahandi mu yindi myanya yakomeje kugenda ivamo abarwanyi mutwe twaje intwara 23 kugira ngo bashe kugenzura ndetse no kumenya neza niba nta bindi bimeze nk'ibyo ngibyo cyangwa se nta yindi mibiri imeze nk'iyo ngiyo iri kugaragara muri ibyo bice, cyangwa se ishobora kuba yagaragara muri utu duce dukomeje kuvugwaho kuvamo abarwanyi mutwe twaje intwaro wa 23. Amakuru atugeraho rero cyangwa se yakomeje kujya agaragara aravuga yuko kugeza kuri ubu ngubu abarwanyi ba AFC 23 aribo bisa nkaho bari gushinjwa kugira uruhare muri ibyo bikorwa, kuko aribo bari muri utwo duce kandi byagaragaye bavuye muri utwo duce. Ntabwo biramenyekana neza niba ari abaturage bishwe bakajugunya muri icyo cyobo, ntabwo biramenyekana niba ari abarwanyi ba AFC 23 baguye nko ku rugamba, ntabwo biramenyekana niba ari nk'abazarendo barashwe cyangwa se FARDC, cyangwa se nahuye ngo nubwo iyi mibiri yatahuwe ntabwo arashyirwa ukuri hanze kwa baribo cyangwa se ni bantu ki cyangwa se ni bande mu by'ukuri bari bashyizwe muri icyo cyobo mu buryo bumeze gutya. Gusa uko byagenda kose mu by'ukuri abo baba ari bo bose cyangwa se waba ari we wese, icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se icyo ugomba kuba wasobanukirwa ahangaha, cyangwa se ikigomba kuba cyamenyekana kiri kujya mbere, nuko mu bigaragara cyangwa se mu kuri guhari ntabwo byari byoroshye na gatoya, rwose. Ibintu byari bikomeye mu buryo bugaragarira buri umwe uwo ari we wese, kubera yuko mu by'ukuri ni ikintu benshi bananiwe kwakira cyangwa se byagoye kwakira, kubera ko baravuga bati ibintu nk'ibi ngibi ntabwo byakabaye bikiriho, cyangwa se twarukaga kubyumva kera. Ati rero kuba ibintu nk'ibi byongeye kugaragara, biravugwa yuko ubwo ibikorwa bibera hano muri Kivu y'Amajyepfo byaba bimaze gufata indi ntera. Ibi rero nubwo bimaze kuvugwa gutya cyangwa se bimaze kujya hanze muri ubu buryo, hari amakuru yasohotse, ni raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch ivuga ko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026 ngo hari ibikorwa bikomeye cyane birimo n'ibyabaye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, no kuvuga ubwo mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi kwa 12 nyuma yaho gato nyine y'ukwezi kwa mbere. Ngo ibyo bikorwa byabaye ni ibikorwa bikomeye cyane kuko nabyo byasize mu mujyi wa Uvira, n'igihe abarwanyi bafite 23 bari kuva muri uwo mujyi. Ngo nyuma y'uko bawuvuyemo biravugwa ko ngo hagaragaye rwose cyangwa se habonetse nk'uko bivugwa, ngo habonetse imibiri myinshi cyane nanone, kandi yashyizwe ahantu mu buryo bubi cyane cyangwa se mu buryo butari bwiza, yagiye irungwa ahantu. Hanyuma rero bakavuga bati ese mu by'ukuri n'iki cyaba kirimo kujya mbere cyangwa se cyaba kirimo gutegurwa hano muri ibi bice.
nk'uko bigenda bivugwa cyangwa se bigenda biganirwa. Gusa kugeza kuri iyi nshuro cyangwa se kuri uyu munsi ntago nakubwira ko aba bantu bari kuvuga bivuga ko wenda ari abaturage cyangwa se ari abasirikare cyangwa se ari abazarendo baba barishwe. Gusa ikiriho cyangwa se icyo ugomba ko wamenya, hakomeje iperereza rirambuye, hakomeje iperereza ry'ingenzi kugira ngo hamenyekane cyangwa se ukuri kwa nyabyo kw'ibyabaye kubashe kuba kwajya ahagaragara cyangwa se kubashe kuba kwamenyekana. Nyemerera rero uwo wari udukurikiranye cyangwa se wari ubanye natwe muri ibiganiro n'amakuru, mu by'ukuri iyi nkuru aba ariyo tugarukaho, ariko mubwire ko muri Ituri biravuga ko hagaragaye abarwayi ba Ebola bagera kuri 200 kesi zigera kuri 200 ndetse si ibyo gusa, biravuga ko kandi nanone cyangwa se byakomeje kugenda bigaruka bivuga ko abagera kuri abasaga 60 bamaze kubura ubuzima kubera icyo cyerezo. Ubwo rero mukomeze kwirinda nanone iyo ndwara ndetse n'ibishobora gutuma ikwirakwira byose. Ngewe Nderi Bosco in Region Info, uko kwihangana ndetse